I did not have a rich father. I tried 3 times for university. All failed. I applied for Harvard for 10 times. All failed. They don't even want to see me. Sinagize data ukize. Nagerageje kujya muri kaminuza inshuro 3 gutsinda. Niyandikije inshuro 10 ngo njye muri Harvard. Zose baranyengeraga, banashakaga no kumbona. Ku nshuro ya nyuma nagiye kwiga muri kaminuza y'abarimu yarizwe nk'iya 3 cyangwa iya 4 mu mujyi wacu. Nasabye akazi inshuro 30 hose bakanyima. Icyo gihe byari bikomeye cyane. Kubera ko nari umwarimu muri kaminuza, umushahara wanjye wari $10 ku kwezi. Icyo gihe sinashoboraga kubona akazi keza. Mu mwaka w'1994 naganiriye na bagenzi banjye nti ndashaka gukora ikintu mu internet. 23 muri bo barabyanze, bavuga ko ari igitekerezo cyo guswa. Bati twigeze na rimwe kumva icyo internet ari cyo, kandi nawe nta bumenyi ufite ku bijyanye na mudasobwa. Ngeze icyo gihe sinari ntagasobanukirwa ko ndi umuntu. Nta muntu n'umwe wizeraga ko nshobora kugera ku nzozi zanjye. Ko bose bavugaga bati uyu mugabo atekereza ku buryo budasanzwe. Ibitekerezo bye ni ugusazi gusa. Batekerezaga ko ibyo ntekereza bidashoboka. Icyo gihe nigira inama yo kujya muri banki gusaba inguzanyo y'amadolari $3,000 bintwara amezi 3 ariko nabwo ntibyakunda. Naganiriye n'abashoramari barenga 30 bose bati oya ibyo bintu byihorere. Benshi muri bo bavugaga ko Alibaba ari igitekerezo kibi cyane, ariko njye nakomeje kwizera ko igitekerezo cyanjye cyashoboraga kuba kinini. Nyamara nubwo twakoraga nanjye ubwanjye sinigeze nizera ko kizaba kinini nk'uko kiri uyu munsi. Ariko nari nzi ko hari ikintu kintegereje imbere kandi nagombaga gukora cyane kugira ngo nerekane ko nshoboye. Ibyo byari ibihe bikomeye cyane. Twakusanyije amadolari agera ku 50 aturutse ku bashoramari 18 turatangira. Mu myaka 3 ya mbere nta $1 na rimwe twigeze twinjiza mu bucuruzi bwacu. Byari bigoye cyane. Twinjizaga amafaranga, baravugaga ariko ntacyo byari kumuhungabanyaho. Uko nakoraga nakiraga email nyinshi z'abantu banshimira. Zari email zaturukaga ku bakiriya bavuga bati ibi bintu ni byiza cyane, nta bushobozi dufite bwo kwishyura, ariko ibi bintu byaradufashije cyane. Nukomeza kudufasha rimwe nawe uzagera gutera imbere. Kandi koko narabyemeye. Buhoro buhoro twubatse ubucuruzi bwacu. Buhoro buhoro twubatse uburyo bwose bw'ikoranabuhanga n'ikorwa remezo. None nyuma y'imyaka 16 dufite Alibaba Group, dufite Tmall Group, dufite Taobao Group ndetse na Alipay. None abantu baravuga bati umuntu w'umuhanga cyane, ni gute washoboye gushinga company nk'iyi? Burya itandukaniro riri hagati y'abantu nka Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page na Mark Zuckerberg nuko bo bahora bizeye ejo hazaza. Ibintu bahora bashaka uko bakemura ibibazo by'abandi. Iyo uri umuntu wiringira ejo hazaza, amahirwe ahora hari. Hari abambaza uyu munsi bati Jack, amahirwe ari nta kazi mfite, nta kintu na kimwe mfite. Nanjye nkabasubiza nti umutungo wa mbere mufite nuko mukiri bato. Ntimukijujute. Burya amahirwe ahora ari ahantu abantu binurira. Wowe rero tekereza uko wahindura ibintu. Nugira igitekerezo tangira kugikurikira, tangira gukora. Nabonye abantu benshi cyane urubyiruko bagira ibitekerezo byiza mu ijoro, ariko bwacya bakajya mu mirimo bari basanzwemo. Niba ushaka kuba koko umushoramari, ugomba gutangira gushyira mu ngiro ibyo bitekerezo byawe. Ugomba kubyuka mbere y'abandi, ugomba kugira ubutwari kurusha abandi. Nkiri muto najyaga kuri Hanzu Western Lake, aho hari hoteli ihakikije. Hakundaga kuza ba mukerarugendo benshi b'abanyamahanga. Najyagayo buri gitondo saa 11 ngo nkore imyitozo y'Icyongereza. Abashyitsi b'abanyamahanga barazaga nkitoza kuvugana nabo Icyongereza. Icyo gihe sinari nakamenya kintera kubikora, ariko nasanze buri kimwe cyose cyari gifite impamvu. Abo bashyitsi bambwiraga ibintu bitandukanye cyane n'ibyo ababyeyi banjye bambwiraga, n'ibyo mwarimu wanjye yambwiraga, ndetse n'ibyo nasomaga mu binyamakuru. Kuva icyo gihe natangiye gukoresha ubwenge bwanjye. Nawe tangira ukoresha ubwenge bwawe utekereza. Kuri buri wese, umuntu wese ejo uba ari umunsi mushya. Tangira kugenda, tangira gukora. Abo uteganya ishoramari babyemera cyangwa bagatinda kubyemera, inshuti zawe se, ababyeyi se, ibyo ntibikaguca intege. Wowe ubwawe ugomba kwemera ibyo urimo, ndetse n'itsinda ribigufashamo, maze mukora umunsi n'ijoro kugira ngo ibyo bitekerezo bigerweho. Niba koko ushaka iterambere ryawe, tekereza ku bandi, niho intsinzi iva. Abandi iyo bishimye, iyo abo bateye imbere biturutse ku gitekerezo cyawe, nawe utera imbere, nawe urishima. Ntugahangayikira amafaranga, kuko amafaranga akurikira abantu babasha gukurikira inzozi zabo. Niba ufite izo nzozi, komeza ujye imbere utazuyaza.